ndabasuhuje nshuti bakunzi ba filimi inzira y'umusaraba. Reka nizere ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo. Muri aka kanya reka nkubwire ngo tugiye kugaruka kuri filimi inzira y'umusaraba mu bice byose bigiye bitandukanye. Mbabwire uko bihagaze magingo aya. Aha niho honyine uzajya usanga ibyegeranyo bivuga kuri filimi inzira y'umusaraba. Uko iri bugende, uko yarangiye, episode ukayisobanukirwa neza cyane ubifashijwemo nanjye Mr. Seka. Kanda subscribe kuri Seka ATV official. Ubundi ibintu byose bigende neza, aha niho honyine uzasobanukirwa ibijyanye na filimi inzira y'umusaraba n'abakinnyi bayo 100%. Munyemerere muri aka kanya duhite dutangira filimi inzira y'umusaraba ku ruhande rw'urukundo rwa Iribagiza na Cyusa rukomeje kuzamo amananiza, amagorane, umuruho, guhangayika, ibibazo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nk'uko twagiye tubibona ku buzima bwa Cyusa na Iribagiza. Barababaye gusa bose bakomeje kwihangana kugeza aho bajya kuba mu mashyamba ahakonje, aho bumva amajwi y'inyamaswa gusa, aho batabona abantu, aho batabona amazi. Iribagiza yarakubititse rwose, gusa baracyakundana kuko niyo bari kumwe ubona umwe rwose yishimiye undi, ariko Cyusa wararembye. Ese byagenda gute ku bakunzi ba filimi inzira y'umusaraba mu gihe Cyusa yaba ashizemo umwuka mwaka kanya? Reka nkubwire ko ahangaha ho wihangayika. Tujye ku ruhande rw'umuryango wa Cyusa. Ubu baribaza icyo gukora. Ese Cyusa kari gushakishwa n'inzego z'umutekano kuko bivugwa ko yaba yarashimusi Iribagiza, araza mu rugo ate? Bafata umwanzuro bemere bazane Cyusa. Se wa Cyusa afite uburenganzira bwo gukora igishoboka cyose ku muhungu we kugeza amwitangiye, ariko kandi yakomeje agira inama Rugema, agenda amugira inama, Rugema agakomeza kararama. Reka nawe mugarukeho. Rugema ibibazo rwose byagiye bimukomerana. Reka nkubwire ko maginga ya abagore babiri bahanganye bakomeje kumubera intare. Ubwe nibatamwica ubwabo bazicana. Bisobanuye iki rero ku hazaza ha Rugema cyangwa se umuryango wa Rugema muri rusange, mu gihe magingo aya ngaya asa nkaho none hari icukiro y'ibibazo byose mw'iyi filimi nta hantu afite ho kwerekeza? Rugema we byamuyobeye. Ubundi byakabaye ngombwa ko Iribagiza rwose ashira amanga, akaza akaganiriza mama Cyusa, akamuha umuti, akibuka ibyo Rugema yamukoreye byose n'ibyo yakoreye umuryango we. Bishobora gutuma n'ubundi asobanukirwa neza noneho umurongo ngenderwaho agomba kugenderaho muri ubu buzima, bityo akabasha kubana na Cyusa kandi bakanezerwa. Ariko se nanone Iribagiza ko ibi byose by'umuti, ibibazo, umuryango nta na kimwe asobanukiwe, azabigenza ate kugira ngo yemere ukuri k'uyu muti? Yego, umuti nawe ubona azabyakira ate? Ese azemera kunywa umuti? Natawunywa bizagenda gute? Uko byagenda kose ntekereza ko nyina wa Cyusa nawe atazabimuhatira, kuko nawe rwose by'uyu muti ntagabishi abyemera neza. Tugaruke ku ruhande rwa Cyusa. Ubuzima bwe buri habi rwose. Cyusa ntashobora no kubasha kwigenza, yewe kaboneye niyo ababyeyi babo bahagera byabagora cyane kumenya icyo Cyusa yaba arwaye. Ariko se bazamujyana mu rugo cyangwa bazamujyana kwa muganga? Nibiba ngombwa ko bamujyana kwa muganga bagasanga arwaye icyorezo gikomeye, amakuru ye byanga byemera azamenyekana kandi n'imiryango yose izabimenya, bibe ngombwa ko Rugema nawe amenya ko Cyusa hari. Hazakurikiraho iki rero? Isimbi yarabuze, abana
ubwo ndavuga iribagiza na cyusa nibamara gutaha hazakurikiraho umugogoro wa isimbi kandi yabaga ku muryango wa se wa cyusa. aha naho hazakurikiraho undi muhangayiko, indi ntambara hagati y'imiryango ibiri n'ubundi ihanganye kubera umukobwa iribagiza. umuryango wa Rugema, Nyirantambara Fabiola bashaka gushyingira Isimbi Cyusa, ariko se bazabigeraho gute? nimba benshi bifuza ko Cyusa yataha agasubira mu rugo kugira ngo abashe kuvurwa, iribagiza nawe akaba yamaze kugera mu rugo iwabo wa Cyusa, bisobanuye ko na Isimbi byanga byemera agomba kuboneka. nta rundi rwitwazo ruzaba ruhari, yaba ku muryango wa Cyusa umwana wabo bazaba bamubonye. bisobanuye ko ikibazo kizaba gisigaye ni iribagiza, intambara nanone izakomeza ivuke. ku rundi ruhande biravugwa ko Emile yaba yamaze gucikana na kamarade, gusa ibi ngibi ni ibibazo bikomeye cyane biri kugenda bigwirira Rugema. ese utekereza noneho ari iki Emile na kamarade bakwiye guhita bakurikizaho magingo aya ngaya mu gihe iribagiza yamaze kugera aho umuturi? ariko kandi tuzi neza tudashidikanya ko iribagiza rwose yizera ko Rugema ari we se umubyara ndetse Nyirantambara nawe akaba nyina. ibi ngibi ni ibyemeza 100% ko iribagiza ashobora kuzanga kunywa uyu muti kuko yizera ko rwose ari muzima, ntacyo ashobora kuba yaribagiwe uretse uburwayi yizera bwo kwikubita hasi. ariko kandi ntago ibi ngibi bishobora gutuma nk'uyu muti atazi inkomoko yawo. iribagiza nubwo tumubona kuriya, tumuziho kwizera ndetse no kudashidikanya ko rwose Rugema ari umubyeyi we, ko kandi akomoka muri uriya muryango. yego, icyo wari uri gutekereza nanjye nicyo natekerezaga. iribagiza umutazawanga, namara kuwanga byanga byemera azakenera gusubira iwabo kugira ngo atange ukuri kose. azabibwira Rugema. Rugema azakora iki? ku ruhande rwa Rugema iribagiza n'itageti ye rwose yanamwica. ku ruhande rwa Nyirantambara ni ikizira, byanga byemera iribagiza namubonye yanamutwikisha amazi ashyushye yatuye 100%. ariko se nanone aya menyo ya rubamba iribagiza arimo yayivanamo gute? yakora iki? andika muri komenti kugira ngo rwose izifashishwe mu kuba hagira ibihindurwa muri iyi filimi Inzira y'Umusaraba. ubundi Cyusa yagiriwe inama na iribagiza yo gutaha mbere batari banarwara, gusa Cyusa yari yarabwiye se ko afite ubushobozi bwo kuzatunga umugore rwose akamwitaho akagira iryo pfunwe. ariko se Cyusa we azemera gusubira mu rugo? tujye kuri uru ruhande turebe iri sezerano Cyusa yihaye, ndetse turebe kandi n'uburyo Cyusa yihagararaho. ashobora kubyanga. ariko se mbere yo gutekereza wenda ko ashobora kwanga kugaruka mu rugo, ubundi ni muzima. iri shyamba rizwi nk'ishyamba rinini kandi ririmo inyamaswa z'inkazi. uko byagenda kose Cyusa yasigaye wenyine kandi nta mbaraga rwose afite zamuhungisha mu gihe inyamaswa yaba imwatatse iyo ari yo yose. reka turebe mu gihe umuryango wa Cyusa waba usanze Cyusa yashizemo umwuka, ese wakizera neza ko iribagiza koko yasize akiri muzima cyangwa nawe bamuhinduka? ese urukundo Cyusa yakundaga iribagiza ni narwo umuryango wa Cyusa wamukundaga ku buryo ushobora kwihanganira iribagiza mu gihe waba usanze akarambo kashwanyagujwe n'inyamaswa mu ishyamba aho Cyusa yasigaye atabasha no kwikura aho aryamye? ibi birakomeye cyane ndetse biranagoye kubyiyumvisha. gusa reka nkubwire ko ahangaha ariho honyine uzajya wumva ubusesenguzi nk'ubu ngubu kuri filimi nk'iyi ngiyi Inzira y'Umusaraba, ukabasha gusobanukirwa buri kimwe cyose ushobora kuzumva no muri episode izakurikiraho.
kanda subscribe, ukore share ndetse wandike comment kugira ngo ugaragaze ko ibyo tuba twakubwiye byose uba wabyumvishe neza cyane kandi bikaba iby'agaciro. Nje muri kumva ndi Mr Seka. Munyemerere cumbikishiriza aha ngaha mbararikire kuza gukurikirana ikindi cyegeranyo kiri bukurikireho kuri filime Inzira y'Umusaraba. Mbararikira kandi gukomeza gukunda filime Inzira y'Umusaraba kuko ari byo biduhesha agaciro. Ndabashimiye.